kirekite mu gihama akiguhamagara Imana yise bikubwiye ntago yabimbwiye yaravuze ati Clarisse ndashaka ngo nsengere kandi ibyifuzo mfite mwavuze ko Imana ibibereka iki tarakwereka nkabona kiri kunzamo ndakikubwira tugisengere nambwiye nti reka kukimbwira bitewe n'Imana ikizere yangiriye kandi arambwiye ngo nzajya ndasengera abantu kuri telefone ibyabo byose mbimenye ndamubwira ntumva byose ndabimubwira ni byinshi umugabo aravuga ati Clarisse ngewe ndumiwe ndushijeho no kumirwa bitewe ibintu byose umbwiye nibyo ibintu byose umbwiye nibyo wagira ngo uri ndeba wagira ngahondi ibyo nkora byose tuba turi kumwe nabwiye ntago ari ngewe nanjye n'ubushake bw'Imana yego wowe icyizere Imana yakugiriye ugifata ute Clarisse icyizere Imana yangiriye ngifata neza kuko Imana ikugiriye icyizere nawe wihakwiye icyizere ugasenga cyane hari mu gitondo ndabyuka ndasenga saa 9 mbwira Imana ntire wa Mana we niba atari we ndasengera ndakwinginze ngo umuhungishe nampamagare cyangwa se nampamagara asange telefone idahari nuko byagenze anyakuye ntinamufata ndamwihorera ngewe muri zino minsi nikubwira Imana inshuti z'umugisha Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimire wewe wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha nayo icyo nasezeranije n'ukutabicisha irungu iyo mpamvu mba naje kwisurira umukozi w'Imana w'impaye Clarisse niwe turi kumwe tugiye kuganira twibutsa abantu uko Imana igira neza Clarisse uraho muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbaza nari ngukumbuye cyane nkanye nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye pe ubushize twarapanze biranga byaranze ubushize byaranze ariko Imana ishimwe yuko uyu munsi byemeye nukuri pe Imana ishimwe cyane yego abantu bajya bavanga gupanga nuko abantu ariko gushyira mu bikorwa bikaba iby'Imana bikaba iby'Imana abantu barapanga ariko Imana akaba ariyo isohoza iyo migambi y'abantu bapanze yego reka tugusabe udusengere ubwangu Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro uri Imana yacu uri data wa twese ushoboye byose urera urakiranuka izina ryawe nirishimwe witwa ndiho kandi uzahoraho izina ryawe nirihimbazwe uri data ntabwo uri data wacu uri igiti cy'inganza marumbo izina ryawe nirishimwe iki gitondo cy'umugisha duciye bugufi imbere yawe tugiye kumva ijambo ryawe ndakwinginze nyagora ku ngoma ngo manukire kubana natwe umanukire kutugirira neza izina ryawe nirihimbazwe yisanda kubwiye ngamamara kuko ushoboye zose yisanda kubwenga mamara kukura umukozi w'umuhanga nabwo mvuze ngo abahino nabo hirya nibubahwe nta nubwo mvuze ngo abantu bose nibubahwe nta nubwo mvuze ngo abanyamuryango mwese nimwubahwe ahubwo ndakubwiye ngo ubahwa kuko ushoboye byose uri umukozi w'umuhanga rero nta uhanye nawe izina ryawe nirishimwe iyo uvuze yego nta wavuga oya izina ryawe nirihimbazwe dore tugiye kumva ijambo ryawe nyagora ku ngoma ntirica mu gutwi ngo rihingukire mukundi ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu nabagiye kuryumva ubaha umugisha ukuri umukozi w'umuhanga babyeyi bararyumva ribahumurize bakobwa bararyumva ribahumurize abapapa bararyumva ribahumurize nyagora ku ngoma ndakwinginze nyagora ku ngoma ndakwinginze nyagora ku ngoma kugira ngo uzubane natwe kugira ngo uzutugirire neza witeka ndakwinginze aya masaha nyagora ku ngoma iki gitondo cy'umugisha ndakwinginze nyagora ku ngoma ndakwinginze Yesu Kristo kugira ngo manukire kubana natwe kugira ngo manukire kuturinda ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru nta wundi twakwiyambaza atari wowe nta wundi twakwishingikiriza atari wowe rero ndaguhamagaye nyagora ku ngoma rero ndaguhamagaye nk'Imana kugira ngo manukire kubana natwe kugira ngo manukire kuturinda witeka ndakwinginze dore ndi imbere ya kamera nyagora ku ngoma uneri kara ku munwa nasame wivugire yesaha nta wundi nakwishingikiriza atari wowe nishingikirize mama ntaco yamarina ndetse inshuti n'imiryango ntaco bagufasha ariko ndaguhamagaye ngo kugira uzubane nanjye ngaho ngwinubane nanjye rero nyambika imbaraga kano kanya bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu amen yego reka nkubwire wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abantu bo kugutekera
hari kampani rwose itekera abantu mu bukwe neza, nta yindi ni Bora Cooking Company. Bagutekera neza ibiryo byawe uko wabihashya, akaba ariko bigera kuri bife. Niba ukeneye kubaha akazi wabahamagara kuri 0783 80 27 94. Bafite icyicaro mu karere ka Musanze ariko bakorera mu gihugu hose. Nawe ufite bidi? Nta bidi mfite ariko ngiye kuzayitegura mbabwire. Nuyitegura ni bande bazagutekera? Abantu bazantekera. Abo bantu uvuze. Ubafate neza, ni Bora Cooking Company. Ndabafata neza, bazabikora rwose. Ikindi iyo ubabwiye yuko amakuru wayamenye binyuze kuri Concorde TV show barakugabanyiriza. Yego nzababwira nti nayamenye kuri Concorde TV show. Yego amakuru ni meza. Imana irakurinda. Imana irandinda ndacyahumeka. Nukuri. Yego. Iri no kugukoresha cyane. Iri kunkoresha muri zino minsi. Gute se? Nukuri iri kunkoresha Imana. Ejo bundi hari umwana nagiye gusengera yararwaye. Nagiye kumusengera cyane bikomeye ariko Imana yarahabaye. Umwana yarakize ubu ni muzima. Nejo bundi hari umubyeyi nagiye gusengera, ngiye kumusengera bari kunyakora ariko kumbwira ngo ameze neza nta kibazo. Nejo bundi ejo hari umupapa nasengeye kuri telefone arambwira ati Karari nabibonaga kuri YouTube ariko ubu ndabyiboneye. Bivuge neza. Yambwira ati yarampamagaraga kenshi akambwira ati mukozi w'Imana nsengera. Nkambwira nti ntago mpari. Bumwe yampamagara ati mpamagara aya masaha, yampamagara ngasanga ntago mpari. Noneho twasenganye ejo mu gitondo. Turasengana. Arambwira ati Karari nakubonaga kuri YouTube gutya ku ma YouTube ariko nkabona ukuntu muri kuvuga nkavuga nti Kararisa nzamuhamagara nsengere. Twarasenganye turasengana, Imana inyereka ibyo byose, turasengana pe. Noneho umugabo turangije gusengana ndabimubwira, aravuga ati Karari nabibonaga kuri YouTube ntabizi ariko urimo Imana imbaraga n'amavuta kuko ibintu mbwiye byose nibyo pe. Kandi cyambere cyo ntabwo nzi, nawe ntabwo nkunzi usibye kubona kuri YouTube. Ntabwo nkuzi ariko ibintu byose wambwiye nisanze yuko ari byo. Ibyo wambwiye byose nibyo amadeni ariko Imana yavuze ko igiye kumwishurira. Yanyakora ati Kararisa mfite icyizere yuko Imana igiye kunyishurira. Yego. Yabanje yakubwira ibibazo afite se cyane. Ntago yabimbwiye mu gihama akiguhamagara Imana yese bikubwiye. Ntago yabimbwiye. Yaravuze ati Kararisa ndashaka ngo nsengere kandi ibyifuzo mfite mwavuze ko Imana ibibereka. Iki tarakwereka nkabona kiri kunzamo ndakikubwira tugisengere. Nambwira nti reka kukimbwira bitewe n'Imana icyizere yangiriye kandi arambwiye ngo nzajya ndasengera abantu kuri telefone ibyabo byose mbimenye. Ndamubwira ntumva byose ndabimubwira ni byinshi. Umugabo aravuga ati Karari ngewe ndumiwe ndushijeho nakumirwa bitewe ibintu byose umbwiye. Byose umbwiye nibyo, ibintu byose umbwiye nibyo, wagira ngo uri ndeba wagira ngahondi ibyo nkora byose tuba turi kumwe. Nambwira nti ntago ari ngewe nanjye n'ubushake bw'Imana. Yego. Wowe icyizere Imana yakugiriye ugifata ute Karari? Icyizere Imana yangiriye. Icyizere Imana yangiriye ngifata neza. Kuko Imana ikugiriye icyizere nawe wihakwiye icyizere. Ugasenga cyane. Ugasenga pe. Ugasenga ukabwira Imana ati mpagaze mu kwizera kwanjye. Ndakwinginze. Erega nkatwe tuba turi kuri YouTube. Uzi ko hari n'umuntu ushobora kuguhamagara ariko kugerageza. Utabaye maso waseba. Akakugerageza nanga se umuturanye wakaguhamagara ngo kandebe iyo Mana imurimo. Cyane. Nta urabikora akijijisha ari nkuwa hafati ati njewe ndi Nyagatare kandi ubwo ari wahani wahe. Byambayeho. Nari ngiye gusenga yarampamagaye ngo dusenga nari mu gitondo. Namwe nire ntumpamagare saa 2 za nimugoroba. Umumama arampamagara. Amamagaye turavugana. Ambwira yuko atuye i Kigali. Ambwira mbese ambwira ibintu byinshi afite abana babiri n'umupapa umwe.
aravuga ngo dusengane. Yego. Ndamubwira nti rero ntiturasengana, ejo mu gitondo ntubumvuye gusenga nananiwe. Aravuga ati nta kibazo. Yego. Ndasenga nimugoroba ndavuga nti Uwiteka wavuze yuko icyo bazambwira ngewe nzaba narangije kugira ute kukibona. Ndakwinginze uyu mubyeyi nindi kumukekamo. Hambwa umubyeyi nti ntago ari uw'i Kigali, nkumva ari kuvuga nka runaka. Ndasenga noneho ndota, nagiye kurota ndota ijwi riri kumbwira ngo Imana igukuyeho ibikwiyoberanyaho. Yego. Urumva? None hari mu gitondo ndabyuka ndasenga saa 9 mbwira Imana ntire wa Mana we, niba atari we ndasengera ndakwinginze ngo umuhungishe nampamagare, cyangwa se nampamagara asange telefone idahari. Nuko byagenze, anyakuye ntinamufata, ndamwihorera. Ngewe muri zino minsi ni kubwira Imana inshuti z'umugisha pe, inshuti ziranyiyoberanyaho ntabwo nzishaka, cyangwa se inshuti zirampamagara ngo nzisengere kandi ari kugira ngo bumve ntabwo nzishaka. Ahubwo uwo nzahinda sengera aje aragara mu kwizera, avuga ati Kararisa agiye kunsengera nanjye ngiye kwisengera, Imana izintabare. Yego. Nuko se waje kumenya uwari we? Naje kumenya uwo ari we. Noneho nari ndi kugenda mu muhanda, noneho ndi kuzamuka, abagore bari babiri bari kuzamuka. Noneho umwe baravuze ukuntu Imana ikoraga imirimo n'ibitangaza. Umwe baravuze ati Kararisa nigeze kumamagara ngo nsengere ndi kumugerageza ntiyamfata. Mpita nibuka yuko ari we. Noneho yakebutse inyuma aza kubona ndi inyuma, ahita avuga ngo gusa urumva nyine yasakorwa n'ikimwaro. Yego. Nanjye mbaga ndi kuvuga ntumva nti umwuka undimo, Imana yanyeretse kureba ibintu byinshi. Imana yanyeretse kureba ibintu byinshi cyane, kandi Imana yangiriye icyizere. Uko waza uri kunyiberanyaho kose ngewe nakumenya. Rero mbibwira inshuti ye iragenda yimubwira, aravuga ati koko Kararisa arimo Imana. Nukuri. Ati nashatse kumugerageza aramvumbura biranga. Atarimo Imana cyane, ahubwo muje mu mutinya. Yego. Mw'iminsi nta bintu Imana irakwereka ngo wumve biguteye ubwoba? Ibintu Imana yanyeretse, nabyutse saa 9 ngiye gusenga, Imana integeka kuzenguruka inzu yacu, Imana integeka kuva hano imbere hari agacaca, Imana integeka kugakuraho aho kuri ayo mabuye aho hirya ruguru gutya. Ndebe ko kavuye aho hano kubuye. Imana integeka kugakuraho, kandi n'umukozi w'Imana waruje kunsura arabimbwira. Saa 9 za nijoro Imana imbuza amahoro ndabyuka. Wagakuyeho saa 9? Saa 9 za nijoro nibwo wagakuyeho? Yego. Saa 9 umaze no kuzenguruka inzu? Yego. Uri wenyine? Yego. Nta bwoba se? Nta bwoba. Nigeze no kujya gusengera umubyeyi Gisenyi, narabikubwiye. Ngiye kumusengera Gisenyi, noneho wagira ngewe sinzi pe, Imana integeka saa 9. Noneho hari saa 9 ndambwira nti mama byuka, ntibyuka dusenge. Noneho Imana integeka gufata amazi ashushe, ntagabura amazi ashushe muri teremusi, ndagenda ndayafata ndasenga, ndazenguruka. Imana inyereka aho batabitse ibintu, noneho bari baramuroze, noneho umuntu wamuroze ari inshuti ye. Yafashe amazi ukuntu byagenze. Yafashe amazi, arangije gufata amazi, arangije koga, asigaye ayashira mu ishashi. Arangije kuyashira mu ishashi ashiramo umunyu, aravuga ati uko uyu munyu ujaje urayonga muri aya mazi, ariko ni umubyeyi ajaje arayonga muri aya mazi. Noneho umubyeyi nahi namusenga nahi namugeraho, aravuga ati Karari yarayonze konkoro, yaragiye arayonga aradara. Umumama wari ubyibushe pe, yaragiye aradara ku buryo nawe wamubona ukagira isoni. Noneho naragiye njya kumusengera, Imana irabinyereka, ndagenda bitabura amazi, yarabaye amazi koko. Turangije kuyatabura nawe yari ahari, uwo mubyeyi w'Igisenyi. Navuze ntago nzabivuga kuko sinzi ukuntu mbivuze, ntago mbizi, nta nubwo nze naho bivuye. Ntabwo nzaho bivuye pe. Noneho ndangije kumusengera umubyeyi, y'amazi noneho turagenda turayamena, ahantu tuyamennye turahatwika. Umubyeyi aranyakura kuvuga ati Karari uko ndayiwe, ati Karari
uko waraye hano nabonye ibitotsi. Ati ubu muvyeyi ameze neza, ari kuzana umubiri nta kibazo. Iyo muhamagaye ati mama, ati ndarwaye, ntabwo yava ati akira agafanta mukozi w'Imana, nta kintu namuburana. Konkoro nta kintu namuburana kuko twarasenganye cyane, turasenganye namayize we imise ebyiri. Nabwo ari kuvuga karese ntabwo urataha, yakinze ati ntutaha. Namwe ntabankeneye ni benshi imbere akazuba giye gukomeza kukwica. Ntabankeneye ni benshi. Yego, akenshi ubona Imana ikunda kukwereka ibintu saa 9. Niyo ngiye gusura umuntu turasenga, twamara gusenga naba ndi wo kura tukaryama, ariko saa 9 nkunze kubyuka ngasenga. Yego saa 9 kuri wowe uyifata nk'isaha imeze ite? Saa 9 kuri ngiye nyifata nk'umunsi wa mu gitondo. Yego mu gitondo kuko saa 9 niho Imana inyereka ibintu byinshi cyane. Saa 9 niho mbohora ababoshwe. Saa 9 yego nukuri. Kararika rero utugezeho ijambo ry'Imana waduteguriye uyu munsi. Ndabizi ntago waza ridahari. Oya rirahari. Yego. Nazanye igitabo cya Ntuza cya Esteri. Nabazaniye ijambo ry'Imana Esteri ibice 7. Esteri ibice 7. Yego. Gufashe gusoma. Somera. Esteri ibice 7. Umurongo wa 5. Ibice 7 guhera ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 3. Nuko Esteri ahakirwa ubwoko bwabo, Hamani amanikwa. Nuko umwami na Hamani bazana na Esteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa kabiri umwami yongera kubaza Esteri bari mu nkera ati, urasaba iki mwamikazi Esteri? Ukagihabwa. Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esteri aramusubiza ati, niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanje ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo nsaba. Kuko njyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe, turimburwe tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mba mvuze, nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyo aba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esteri ati, ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi arihe? Esteri aramusubiza ati, umwami wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ibwami, yinjira mu nzu y'inkera asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esteri yari ari. Umwami ahera karavuga ati, mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? Ijambo rihinguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nazanye ijambo ry'Imana Esteri ukuntu ari insuzugurwa. Amina. Haleluya. Amen. Esteri ari insuzugurwa cyane. Noneho umwami abwira abayobozi baho muri ico gihugu. Noneho umwami arababwira ati, rero igihugu cyanyu cyose muzana abakobwa barimo cakurambagiza uwanje. Amina. Haleluya. Noneho Esteri
ari insuzugurwa. Esiteri yari afite nta myenda muzima yari afite. Esiteri yari arwaye amavunja. Esiteri ku buryo atagira imbere y'umwami. Amina, haleluya. Noneho umwami baramubwira ati rero abakobwa tuzabaturanya tariki iyi n'iyi uzaze urambagize. Amina, haleluya. Noneho aragenda ageze hirya barazana abakobwa. Umukobwa umwe ati nzanyura ku mwami nambaye ikanzu imeze gutya, undi ati nzanyura ku mwami nambaye ijipo imeze gutya, umwe ati nzanyura ku mwami nambaye gutya. Haleluya. Umwe ati nzanyura ku mwami mfite amamodoka yanjye kuko nambara mfite amamodoka nibwo azankunda. Undi ati nzanyura ku mwami mfite indege yanjye kuko nabona iyi ndege nibwo azankunda. Haleluya. Imana itareba uburanga rero ntireba igihagararo. Amina, haleluya. Noneho Esiteri arakomeza arasenga aravuga ati kuko umwami Imana azantabara. Amina, haleluya. Imana yaramubwiye ati Esiteri mwana wanjye nzagutabara. Yaramubwiye ati Esiteri mwana wanjye nzakugirira neza. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho umwami aje mu gihe cyo kurambagizwa baragenda baratoranya baravuga ati mu bakobwa dufite Esiteri ntago twamubaramo. Haleluya. Bararambagiza baravuga ati mu bakobwa dufite Esiteri ntago twamubara. Mu bakobwa bose dufite Esiteri ntabwo arimo. Haleluya. Esiteri ari insuzugurwa cyane. Amina, haleluya. Esiteri aravuga ati kuko umwami Imana azantabara. Akongera akaririmba ngo wabona Imana iciye inzira. Haleluya. Noneho baragenda baratoranya. Barangije gutoranya umwami bano bakobwa mwe bose mwazanye nta mukobwa nshaka urimo. Haleluya. Noneho aragenda umwami arangije kugenda. Haleluya. Noneho Esiteri yagumye mu rugo arakomeza arasenga aravuga ati Uwiteka iyi saa ngwino unyereke igitangaza, iyi saa ngwino ubane nanjye. Haleluya. Noneho Esiteri, haleluya, Esiteri arangije gusenga umwami aragenda arongera bateguza umunsi azaza kurambagiza. Haleluya. Abwira igihugu cyose abakobwa bose basigaye mu cyaro mwose mubazane ubundi ndamagizemo uwanjye kuko bari bose mwazanye nta wanjye urimo. Haleluya. Noneho baragenda mu gihe cyo gutoranya n'ubundi agarutse baravuga ati Esiteri reka tugugurire inkweto. Esiteri ati mwingurire inkweto, Imana yavuze ko izantabara nambaye ibirenge. Baramubwira ati reka tugugurire ikanzu nshasha. Arababwira ati mwingurire iyo kanzu nshasha, Imana yavuze ko izantabara nambaye gutya nambaye. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Esiteri arakomeza arasenga aravuga ati uko biri kose ati ndi kubona bizemera. Imana iramubwira ati Esiteri mwana wanjye hataye amasaha naye ndi kumwe nawe. Haleluya. Esiteri aravuga ati uko bigenda kose nubwo nambaye ibirenge, nubwo nta mwenda mfite wo kwambara, ariko ndakomeza nenyegeze. Abandi bari biringiye amagare n'amafarashi, ariko Esiteri yari yiringiye ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Noneho Esiteri baramubwira ati rero Esiteri reka tugukarabye ibyo birenge. Aramubwira ati mwinkarabya kuko no kwikarabya ntikarabya nta kibazo, atari ko Imana izantabara. Ati mu bandi bakobwa mwaratoranyije ngo baje gutora muravuga ko muri ngiye abakobwa bose ntari umukobwa. Ati rero aya masaha Imana igiye kunkorera gifatika. Bamwe bakavuga ati Esiteri wowe nta mukobwa urimo nushaka usigare nta nicumaze. Baramutotomba cyane. Esiteri aravuga ati ndakomeza nsenge. Esiteri aravuga ati ndakomeza nenyegeze. Ati naho abantu banyanga, ati naho abantu bamvuga, ati nibitseho nzayimana kizangirira neza. Imana ishimwe cyane. Esiteri yagumye mu rugo. Amina, haleluya. Noneho mu gihe cyo gutoranya bamwe ati nzazana iki ngiki nibwo azankunda. Esiteri nta mwenda muzima afite. Esiteri yararwaye amavunja. Esiteri nta kintu amaze. Haleluya. Baramusuzuguraga cyane. Esiteri arangije baramubwira ati rero wa mukobwa we nta kindi kintu wakora, bane bakobwa dore ni beza, wowe ndi kubona ntabwo uri mwiza, reka barengura hinguka kuko ntabwo wajana nabo. Amina, haleluya. Esiteri uko barenze akagenda arahinguka akagenda ari kuvuga ati Imana ati uko biri kose ndi kubona bizemera. Akagenda aririmba ngo ntawe usenga kina, akagenda aririmba ngo kuko umwami Imana azantabara. Imana ishimwe. Haleluya. Aragenda arasenga uko barenze agahinguka akavuga ati wabona Imana iciye inzira. Uko barenze agahinguka ati wabona Imana iciye inzira. Uko barenze agahinguka ati ntawe usenga
arakina ati nazamutse ubutayu kandi sinazamutse ndi kubukinamo, ati nazamutse ubutayu sinazamutse ndi kureba biriya bitusi, kandi Imana yavuze ko izangirira neza. Aleluya. Noneho Esiteri arangije baragenda mu gihe umwami agiye kurambagiza umukobwa, Esiteri aje mu gashamba ko hirya arakomeza arasenga, bamwe bari kwimaringa ngo umwami arantora. Esiteri avuga ati uko biri kose nuko ndi kubibona mwami, njyewe ndi kubona bizakunda. Aleluya. Noneho Esiteri arakomeza arasenga, umwami nawe arakomeza arahagarara aravuga ati ndacarambagiza, arakomeza ararambagiza, aravuga ati muri bana bakobwa bose ati nimwe muhagaze hirya. Aleluya. Noneho umwami aragenda atuma ikanzu nziza, atuma inkweto nziza. Aleluya. Atumaho n'impeta nziza. Imana ishimwe cyane. Esiteri arakomeza arasenga, baravuze ati ntacu uzigezaho, baramubwira ati ntacu uzimarira, baramubwira ati ntabwo uri umukobwa. Esiteri yagumye mu ishamba. Amina. Haleluya. Nawe impamvu utari gusubizwa uracari mu ishamba, ariko nazanye ijambo rivuga ngo Imana igukure mu ishamba. Mubyeyi, Imana igukure mu ishamba. Nawe mukobwa, Imana igukure mu ishamba. Imana itugirire neza cyane. Esiteri yarakomeje arasenga, aravuga ati Imana ngwino untabare amasaha. Imana ishimwe. Aleluya. Noneho Esiteri yarakomeje arasenga, umwami aravuga ati muri bano bose nta wanjye urimo, ahubwo mugende muri iriya shamba muzane umukobwa wicayemo. Amina. Haleluya. Ati niwe wanjye, muri bano bose nabonye ko nta wanjye urimo. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Noneho baragenda basanga ibiti biri gutitira, basanga Esiteri yuzuye umwuka, basanga yawuzuye, basanga ari gusenga, basanga yambaye imbaraga, basanga ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe. Baravuga ati Esiteri basireka tugukarabye ibirenge. Esiteri avuga ati mwinkarabya, Imana yavuze ko izantabara ameze gutya, nubwo mwansuzuguye Imana yavuze ko izandengera ameze gutya. Aleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Esiteri yaragiye, umwami amubonye amwambika iyo kanzu, amwambika n'izo nkweto, amwambika neza. Aleluya. Esiteri aba umugore w'umwami. Amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero nawe mu kibazo ufite bagiye kuzavuga ngo ntacu umaze, bagiye kuzavuga ngo ntacu urico, ariko ku Mana muracari kumwe. Uzagenda urimba ati ku Mana bizemera, ugenda uvuga ati kuko umwami Imana azantabara. Na Esiteri yari ibitseho nzayimana ko Imana izamugirira neza. Yarakomyeje arasenga, ariko mubo kwimika ari imitswe. Aleluya. Imana itugirire neza cyane. Mubo kwimikwa ari imitswe. Aleluya. Yabaye umugore w'umwami, bari baramusuzuguye cyane. Abana ati nzanyura ku mwami nambaye ikanzu imeze gutya nibwo azankunda. Aleluya. Umwati nzanyura ku mwami nimbona mfite aya mamodoka nibwo azareba aya mamodoka maze akankunda. Umwati nzanyura ku mwami nabona nambaye gutya na bino bintu mfite nibwo azankunda. Aleluya. Imana itugirire neza cyane. Rero musenga mushikame, rero nimukareba ku bintu umuntu afite. Esiteri nabwo ari insuzugurwa, ariko Imana yaramutabaye. Rawareka insuzugurwa mu muryango, aho utuye insuzugurwa, ariko Imana izarengera abayo kandi izashinga n'urubibi. Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Nukomeze musenge. Esiteri arasenze, aravuga ati Imana ngwino untabare, aravuga ati ni wowe Esiteri afite ukwizera kwinshi n'ukuri. Imana ishimwe cyane. Esiteri arafite ukwizera kwinshi. Aleluya. Yari afite ibirenge yabitandamishije, aravuga ati kuko umwami Imana azantabara. Aleluya. Imana itugirire neza cyane. Yari yambaye imyenda zacitse, aravuga ati kuko umwami Imana azantabara. Urumva yuko Esiteri kwizera yari afite nta wundi muntu wakugira mu gihugu. Ntawe. Aleluya. Amen. Imana itugirire neza cyane. Esiteri arakomeje arasenga, arakomeza arasenga. Imana imugirira neza. Amuba kwimikwa ari imitswe n'umugore w'umwami. Ijambo ranifite niryo. Imana itugirire neza. Yego, ni Imana yacu itoranya bitandukanye nuko abantu bo babibona. Abantu babona wa wundi ufite amafaranga, ufite amamodoka, ufite amazu, ari we waba umukozi w'Imana, ariko Imana ikazi kirebera abayo
Clarisse umwana mutoya ikamugira umukozi wayo, kuko yo ifite uko ireba, ntireba nk'abantu. Iyatabaye Esiteri na Morodekayi, natwe izadutabara ikaduhumure. Yego, tukugana ku musozo, reka tugusaba utange nimero uzakenera ko mwafatanya gusenga azaguhamagare. Nimero yanjye ni 079 24 55 640. Yego. Kuri WhatsApp usubira kuboneka? Kuri WhatsApp ntago ninaboneka neza, ariko nenda kuzaboneka. Yego, Imana ibitunganye neza. Reka udusengere dusoze. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, urero urakiranuka, izina ryawe nirishimwe. Tuvuze ijambo ryiza cyane, turakubwiye, turavuze ngo Esiteri yari insuzugurwa, ariko mu gihe cyo kwimikwa ari imitswe, izina ryawe nirihimbazwe, kandi nzi neza yuko ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe, izina ryawe nirihimbazwe. Hawe Uwiteka, ndakwinginze aya masaha turangije kumva ijambo ryawe, ndakwinginze ababyeyi bararyumva ribahumurize, abakobwa bararyumva ribahumurize, ndakwinginze nkomeze kubaha icyizere kidasanzwe, uko Esiteri yari ayizeye kuzamutabara. Bano babyeyi ndakwinginze nabo bagirire neza, bakobwa ndakwinginze ngo bagirire neza, abapapa ndakwinginze ngo bagirire neza, babere maso kandi babere ku rugamba, uko Esiteri yari iringiye kuzamutabara. Na bano babyeyi ndakwinginze kugira ngo uzabatabare, magaze mu kwizera kwanjye ndakwinginze ngo uzabagirire neza, magaze mu kwizera kwanjye ndakwinginze ngo uzabagirire neza. Ababyeyi bararyumva uzabagirire neza, bakobwa bararyumva uzabambika imbaraga, abapapa bararyumva uzabakure mu bushumeri, izina ryawe nirishimwe. Ngaho nyagora ku ngoma rero, turangije kumva ijambo ryawe, ngaho ngwino ubane natwe, ngaho ngwino utugirire neza. Cyo twanze ni imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo bahe kwizera kudasanzwe, bakobwa bahe kwizera, babyeyi bahe kwizera, bapapa bahe kwizera, kwizera nkuko Esiteri yari afite. Ngaho bagirire neza, ubambika imbaraga. Cyo mwisabye myeze mu izina rya Yesu.